kimurera nagutambagiza ruhengeri yose wirebera uwo mututeye. Umujyi wa Musanze ni umujyi ukomeje kuzamukana umuvuduko w'iterambere ryihuse yaba mu bikorwa bitandukanye bihakorerwa birimo amazu y'imiturirwa akomeje kubakwa, imihanda ya kaburimbo mu mujyi no mu nkengero, amahoteli menshi ndetse n'abawugana baturutse mu bihugu binyuranye hirya no hino ku isi. Aba baza gusura ibyiza nyaburanga byo muri aka gace birimo ingagi n'ibirunga. Ibi kandi nabyo bituma bamwe mu bakorera muri uyu mujyi wa Musanze bakora mu bijyanye n'ubukerarugendo babibona nk'amahirwe akomeye, banashimangira ko ari umujyi buri munyarwanda yakabaye atembereramo. Pastor Nahimana Dieudonné na Nzabonimpa Theodore bakora mu bijyanye n'ubukerarugendo, umwe mu by'amahoteli yewe n'undi mu bijyanye no gutembereza ba mukerarugendo. Nibyo koko turi mu ruhando rwo kwakira ba mukerarugendo batugana, cyane ko turi mu karere k'ubukerarugendo, karere ka Musanze na karere kakira aba mukerarugendo batandukanye ku migabane itandukanye y'isi ndetse n'abakerarugendo b'imbere mu gihugu. Iyo rero ba mukerarugendo batugana muri iki gice cy'amajyaruguru by'umwihariko muri aka karere ka Musanze karimo na parike y'ibirunga ibarizwamo ingagi, icyo nababwira kuri Musanze nuko ari umwe mu mijyi myiza dufite mu gihugu. Kuba ari umujyi w'ubukerarugendo byabaye akarusho. Ushaka gusura parike nationale y'ibirunga irimo intezamatsiko zitandukanye, inkima, ingagi, kuzamuka ubukerarugendo bwo kuzamuka Bisoke, Karisimbi, Muhabura. Ubukerarugendo bukorerwa muri aka karere ka Musanze uretse gusura bimwe mu byiza nyaburanga bihaboneka, usanga ahanini bafite umwihariko w'ubukerarugendo bushingiye ku muco. Hirwa Janice Mutuyimana ni urubyiruko, avuga ko ibikorwa bikorerwa muri uyu mujyi n'urubyiruko rutasigaye, dore ko we yahisemo inzira y'ubukorikori kuko ngo yasanze ba mukerarugendo bakunda ibijyanye n'imitako cyane. Jewe rero nkaba ndi muri site y'abantu bacuruza ibijyanye n'ubukorikori. Ibijyanye n'ubukorikori bikaba bigura cyane no kuba ndi umugayidi, no kuba nzi ibyo abakerarugendo bifuza, no kuba nzi cyane ibyo bakunda. Parike y'ibirunga, ibiyaga nka Burera na Ruhondo, ubuvumo ndetse n'imisozi itandukanye yurirwa n'abasura uyu mujyi bituma abashoramari batandukanye babona ababagana, ariko ngo mu bijyanye na serivisi zo mu mahoteli baharanira kwakirana urugwiro ababagana mu rwego rwo gukomeza kugaragaza isura nziza y'u Rwanda. Abakerarugendo batakiriwe neza, batabonye serivisi nziza bifuza, kenshi bigira ingaruka zitari nke ku gihugu, cyane image cyangwa se uko igihugu cyacu kigaragara mu ruhando mpuzamahanga mu kwakira abanyamahanga cyangwa se abaza bakigana. Iyo tutabakiye neza ntago tugaragaza isura nziza y'igihugu. Icya kabiri si icyo gusa, ahubwo bigira n'ingaruka zindi kuri ekonomi y'igihugu, kuko kenshi iyo ba mukerarugendo baza bataza batuzanira amadevize, batuzanira amafaranga, byumvikane neza ko bazamura ubukungu bw'igihugu, bityo n'umwenegihugu imibereho myiza ikarushaho kuzamuka, kuko byose biba bigenda bigera kuri bose. Mu gukomeza kureshya ba mukerarugendo kandi uyu ni umujyi uteganya kubakwamo ikiyaga cy'igikorano mu rwego rwo kureshya ba mukerarugendo. Umujyi ugaragaramo hoteli z'icyitegererezo zubatse mu ntanzi z'ibirunga zirimo Bisate Eco Lodge iherutse kugaragara muri hoteli 100 nziza ku isi, aho kuyiraramo ijoro rimwe hishyurwa amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni n'ibihumbi 200. BTN TV mu karere ka Musanze mu mujyi w'ubukerarugendo, Narimana Jean Paul.